Alleluia, Alleluia. Nongeye gushima Imana kubw'uyu mwanya mwiza tubonye kugira ngo twumve nanone ijambo ry'Imana ridufasha kuyobora no kubaka umuryango wacu. Umuryango wacu kandi ni umuryango w'Imana, iryo torero rigizwe n'ab'Imana yatoranije yashyize ku ruhande abakurikiza icyo Imana ishaka. Turarisanga uyu munsi rero mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike, igice cya 5 umurongo wa 15, aho ugira ngo murebe hatagira uwitura undi inabi yamugiriye, ahubwo mujye mukurikiza icyiza iteka mu byo mugirana no mu byo mugirira abandi bose. Amen. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo. Uyu murongo rero urareba cyane ari abayoborwa ari n'abayobora, kugira ngo hatagira uwitura undi inabi, baba hagati y'abayoborwa ubwabo, haba hagati y'abayobozi ubwabo, cyangwa hagati y'abayoborwa n'abayobora. Abo bose rero Pawulo arabaha impanuro yo kugira ngo barebe, kugira ngo hatagira uwitura undi nabi yamugiriye niba hari iyabayeho. Hano rero ku murongo wa 12 ndetse n'uwa 13 Pawulo arakebura abayoborwa akababwira ati turabingingira kugira ngo mwite ku bakorera muri mwe, babategekera mu mwami wacu babahana, mububahe cyane mu rukundo no kubw'umurimo wabo, mugirirane amahoro. Hariya abayoborwa bagombye kumenya ababayobora, bagakurikiza urugero rwabo rwiza, kuko bafite umurimo utoroshye. Ibyo rero arasaba abayoborwa, Abakristo muri rusange, kubaha ababayobora mu murimo w'Imana, kuko bakora cyane kugira ngo bashobore kubakuza mu bijyanye n'iby'umwuka. Arabasaba rero ngo mubereke ko mububaha, mubereke urukundo ruvuye ku mutima mu murimo wabo bashinzwe. Ibyo rero urumva ni ukubatera imbaraga kugira ngo bashobore kubana mu mahoro. Ikindi ku murongo wa 14 rero nihahugura noneho abayobozi, abo bategeka, kuko habonekamo ibyiciro nka 3 baba bafite mu bo bayobora, bagomba kugira uko babagira inama. Burya hari abenshi iyo umugiriye inama yibwira ko ari ukumugirira nabi, ko ari ukumutoteza, ariko ni uburyo bwiza bwo kugira ngo iyo umuntu agukebuye wumva ko hari icyo ashaka kugeraho. Nihavuga ngo ni nko guhugura abayobozi kugira ngo bite kuri abo bantu, kuri ibyo bice 3 by'abantu, harimo abica gahunda. Abona ni bamwe bamera nk'abanebwe, mbese ugasanga badakorera ibintu ku gihe. Bishaka rero ko bagomba kumenya inama babagiriye, bakanazubaha, bakanamenya n'ingaruka z'ubunebwe bwabo mu kazi bashinzwe. Abandi abo ngabo rero yaravuze ati mucyahe abica gahunda. Abandi avuga ngo mukomeze abacogora. Abo ngabo bari mu bantu baba batavuga menshi, ugasanga badashamaduka mu gukora. Abo ngabo rero ashaka ko babakomeza, bakabagira inama, atari ukubabwiriza ijwi rikakaye. Bishaka ko umubwira neza uko yagombye gukora umurimo we, kugira ngo umurimo ujyane neza, ukore neza, ukamubwiriza mu ijwi rituje. Hari n'ikindi gice rero cya 3 nacyo mufashe, avuga ngo mufashe abadakomeye. Abadakomeye baba bashobora kuba bafite intege nke, ukutamenya, abadashoboye akazi cyane. Abo rero bishaka ko ubitaho, bigashaka kubafasha
umuntu akabitaho kugira ngo bashobore gukora umurimo neza. Abo bose ibyo bice uko ari bitatu biboneka mu murimo. Niyo mpamvu rero nk'umuyobozi, haba umuyobozi w'umuryango ari umumama cyangwa umupapa, agomba kumenya mugenzi we uko ateye, ndetse tukamenya n'abana bacu uko bateye. Barimo abo ngabo b'abanebwe cyangwa badashamaduka cyane, hari n'abandi ubona bashobora kuba batazi icyo bakora. Bikaba bishaka rero ko buri wese umubwira ibimukwiriye, noneho akasoza avuga ati mwihanganire bose. Icyo rero cyo kwihangana nicyo kigaragaza kuyoborana urukundo abo tuyobora. Icyiciro yaba ari icyo arimo cyose tugomba kumenya uko buri wese tumufata. Noneho hakaza rero uriya murongo wa 15 aho ijambo ry'Imana risaba buri wese muri bya byiciro uko ari bibiri, abayoborwa n'abayobora, ndetse no hagati y'abayoborwa, ndetse no hagati y'abayobora ubwabo, ndetse hagati y'abayoborwa n'abayobora, ko niba hari uwagiriye undi inama atabifata nk'aho ari ingeso mbi cyangwa kumugirira nabi byabaye. Niyo mpamvu Pawulo avuga muri uriya murongo, murebe hatagira uwitura undi inabi yamugiriye, ahubwo mujye mukurikiza icyiza iteka mu byo mugirirana no mu byo mugirira abandi bose. Mu byo tugirirana rero, mu byo kugirana inama, kuyoborana urukundo mu byo dukora byose, Imana irashaka ko ibyo dukora byose, icyo wakora cyose, ijambo ry'Imana riratwiyama, riratubuza rwose kugira kwihorera cyangwa gukorera mwene data ndetse n'abandi ibitari byiza. Niyo mpamvu bidusaba gukora neza no gukora icyiza, ntitwiturane ikibi. Ijambo ry'Imana rero riradusaba kuyoborana urukundo, riradufasha gufashanya mu mirimo yacu, ndetse niba hari n'icyabaye, kuko mu Kinyarwanda bavuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe, ni ukuvuga ngo ntawe wagombye kwihorera mu byaba byamubabaje, mu byaba byabaye, mu kumuhugura, kuko ibyo ngibyo nibyo bikwiriye abana b'Imana, nibyo bikwiriye Abakristo. Niyo mpamvu rero umuyobozi yagombye kumenya abayobora, kimwe n'uko umuganga adashobora kwandikira umurwayi umuti atarabona indwara. Ugomba kumenya abo mukorana, abo ari bo, imbaraga bafite, ubumenyi bafite, aho baciye, mbese urugendo rwabo rw'ubuzima, kugira ngo ushobore kumenya uko bateye, kuko umuntu burya ibimugize n'aho yagiye anyura hose nibyo bigira umuntu. Bishaka rero ko tubitaho, tukamenyana, ukamenya uko bateye. Mu byo dukora rero tugomba kujya tumenya kuvuga ya magambo avuga wakoze, niba hari ukugira inama, niba kandi wakosheje ukamenya gusaba imbabazi, cyangwa se ukavuga uti nibeshye nakoze ikinabi. Ibyo ngibyo ni amagambo afasha abantu bahuriye hamwe mu rugo rumwe mu kubaka umuryango, bibafasha gukomeza kubaka umuryango neza kandi mu rukundo. Uwiteka abaho umugisha, kandi dukurikize icyo Imana itubwiye, twisunga urugero rwiza rwa Kristo Yesu. Amen. Umuriro w'ijuru urimo, nsigaye